Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Reka nkwifuriza igitondo cyiza uteze amatwi Energy Radio by'umwihariko mu kiganiro Cafe Energy. Ndakwifuriza kuramukana amahoro, ndakwifuriza kuza kugira umunsi mwiza, kandi ndakwifuriza kuza kugira umurimo unoze. Ndizera ko situation iyo ari yose waba waramukiyemo itari buze gutuma akazi kawe k'uyu munsi kagenda neza cyane nk'uko wagombye kubugakora. Ngiye guha ikaze mu kiganiro Cafe Energy, nitwa Olivier Nkurunziza. Iki ni ikiganiro twubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Ni ikiganiro tuganira nanone kuri byinshi bitandukanye byadufasha mu gukomeza kwiyubakira ejo heza hazaza, ariko tubihereye none. Ari nayo mpamvu uyu munsi tugiye kuganira ku buzima tubamo bwa buri munsi n'ubuzima buhinduka. Buri wese muri izo mpinduka icyo aba yifuza ni ubuzima buhinduka bugana aheza, kuko ntawe yifuriza ko bwaba bubi. Uyu munsi ndashaka ko tuganira by'umwihariko nawe urimo kunyumva wigeze kubaho ubuzima bwiza mu gihe cyashize, uyu munsi ukaba wanakwifuza kwisubirira inyuma, gusubira muri ubwo buzima kubera ko bitakomeje kugenda neza nk'uko byahoze. Hari uwavuze ko ubuzima ari muzenguruko, ariko burya hari igihe ugira mu buzima ukabona ntabwo bukiri cercle cyangwa bukiri nk'uruziga buzenguruka, ahubwo ukabona isi irimo kukikaragiraho, ukavuga uti why, ni ukubera iki? Ntabwo ari inkuru ishimishije kuba mu myaka runaka ishize wari ufite ukubayeho neza, ariko uyu munsi byarazambye ku buryo nta na kimwe cya kabiri cy'ubuzima wahozemo mbere uyu munsi waba uri kubamo. Ariko si nibyo gusa, nubwo nshaka ko tuganira wowe byagendekeye gutyo, turi buze no kuganira kuri wowe ushobora kuba uri mu buzima cyangwa warakuriye mu buzima utishimiye, rimwe na rimwe ukifuza kubaho nka runaka, ukifuza kubaho mu buryo runaka, ariko ukabona kondisiyo urimo cyangwa uko uri kubaho ntabwo birimo kukwemerera kubaho ubwo buzima wifuza. Uriya ni wumva abantu bakubwira ngo, bakakubwira ko impamvu babayeho nabi ari ukubera ko babuze akazi n'icyo gukora. Nibyo koko bashobora kuba barabuze ako kazi n'icyo gukora pe, ariko ushishoje neza ushobora gusanga nabo ubwabo bafitemo uruhare ku ruhande rumwe. Ibyo byose bikaba bituruka mu kwiyakira nka kimwe mu bintu bigoranye ku mubare mwinshi muri twe, ku buryo niba waragize ikibazo gikomeye cyangwa waragize impinduka mu buzima, niba ejo warabonaga bigenda, niba ejo warabonaga ubayeho neza, hakaza kuba impamvu imwe ituma byose bihinduka, ukaba utabasha kubyakira, ukaba utabasha kwakira ubwo buzima noneho watangiye kubamo. Ugasanga niba warigeze gutungaho imodoka, uyu munsi ukaba ugezeho gutunga igurudumu cyangwa icuguti, ni nk'urugero, ariko biragoye ko uzemera kugaragara mu buzima butandukanye cyane n'ubwo wahozemo inzira zikiri zigendwa, cyagiye wari umeze neza, cyagiye wari ubayeho neza. Imbarutso y'ibyo byose nuyireba neza uzasanga ari uko utinya uko abandi bakubona, ugasanga urabitinya ndetse n'uko bagufata, ugahora ufite igihunga ngo ubuse uwambonye mbayeho kuriya, nambona uyu munsi byarahindutse, ntari bumpe urwamenyo, ubusarambona gute? Buri munsi ukajya ugenda ufite icyo gihunga, ukagenda aho kugira ngo witekerereze ibindi, ugatekereza ngo ubuse bari kumbona gute, ubuse ko bambonaga kuriya uyu munsi bakaba bari kumbona gutya, ubu bari kubifata gute koko? Ngo wongeye ku biciro ry'imigani, cyangwa se ugasanga uri umuntu utemera kwakira uko uhagaze. Uyu munsi ugasanga birakugora cyane kwisanga muri sosiyete, kuko hari ubuzima ubona utabayemo wakwifuza ko waba ubayemo kugira ngo abandi ari bwo bakubonamo. Iyi ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane usanga ushaka gukomeza kwigaragaza inyuma neza ko ndetse usa neza cyane, nyamara ukomeje kwishyira mu myenda
ukisanga noneho nta naho bakongera kuguha iyo myenda kuko hose wamaze kuba iciro ry'imigani. Niko birangira. Uyu munsi urabikora, ejo ukabikora nanone kugira ngo ukomeze wiyerekane neza, inyuma bakubone neza, bagusingize bati dore uriya, bati dore uriya rwose niwe ugura agacupa, uriya rwose niwe tubona umeze neza, uzi kubana na bagenzi be. Ahubwo waragerageje kwisanisha n'ubuzima wifuza kubamo, rimwe na rimwe udafite n'ubushobozi, ukanga kwigaragaza uko wagombye kubugaragara muri rubanda. Uyu munsi mu kuganira ku cyatuma uhamya intego z'icyerekezo ku murimo, ndashaka ko ubanza ukaba wowe. Uwo ari we ejo yari wowe, uyu munsi kandi uwo uri we ni wowe. Ikibazo ni uko udashaka kubaho nkawe, ahubwo ugashaka kubaho ubuzima wifuza ko abandi bagushima bakagusingiza, wiyibagije wowe wanyawe, ndetse ugasanga ntushaka kubaho ubuzima wagombye kububamo, ukifuza kubaho nka runaka cyangwa kwishyira mu rwego runaka. Nkuko twubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo, uyu munsi reka tuganire ku mateka y'umugabo wagaragaje ko kwiyakira ari imwe mu ntwaro zikomeye cyane ziganisha ku ntsinzi wifuza kubona cyangwa kugeraho. Ni umugabo witwa Legson Kayira. Uyu nguyu ni umwanditsi w'umunyamalawi wagaragaje igisobanuro cyiza cyo kwemera kubaho ubuzima yagombye kuba arimo, kandi ntabwo byigeze bimutera ipfunwe, ahubwo nibyo byaje gutuma agera nawe ku byo yahoze yifuza kugeraho, nubwo zari mu nzira zigoye, inzira z'inzitane tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Nawe uri buze kumva uburyo yageze ku byo yashakaga kugeraho, ntabwo byari byoroshye, ni ukuri kw'Imana. Uyu ni umwana wavutse mu gihe kibi kitari cyiza, avuka mama we umubyara afite ikibazo gikomeye cy'uburwayi ku buryo atifuzaga ko yanavuka cyangwa kubyara uyu mugabo tugiye kuvugaho. Reka tuvuge uko byagenze mu buryo burambuye. Amazina ye bwite yitwa Legson Kayira. Ngo yari umwanditsi w'ibitabo ukomeye wavutse mu mwaka w'1942. Yavukiye mu gace kitwa Mbale, na gace ko mu majyaruguru y'ahitwa Yasaland muri Malawi. Yavukanye n'abavandimwe 8 ariko yari imfura. Wari umuryango wagutse ariko ubayeho mu bukene bukabije, mu buryo buteye ubwoba, ku buryo ubuzima bwabo bwari ubuzima bwo kubaho nk'uzapfejo, kubera ko ibyo kurya byari ikibazo, ndetse no kurera abana bangana gutyo, ndavuga ku babyeyi, cyari ikibazo cy'ingutu, ikibazo gikomeye cyane. Muri uwo mwaka yavukiyemo, mama we yararwaye bikabije ku buryo ubuzima yari ariho bwari ubwo kuba ku gitanda adasohoka mu cyumba, ntabwo aragifite ubwo bushobozi. N'ubuzima yabonaga ko atazashobora kwita kuri uwo mwana, yabonaga bidashoboka, kandi nanone agatekereza ko umwana aba akeneye kwitabwaho kugira ngo akure neza muri rusange. Gusa ikibazo yari afite ni ukongeraho urubyaro. Kongeraho kubyara byaramurenze, afata icyemezo kibi kandi gikomeye cyo kwiyambura urubyaro. Nuko afata uyu mugabo akivuka, ndavuga akiri umwana, uyu Legson turi kuvugaho, ajya kumujugunya mu ruzi rwitwa Didimu. Uru ni uruzi rwari ruri muri ako gace bari batuyemo aho ngaho muri Malawi. Uyu mubyeyi yakoze igikorwa kigayitse cyane nk'icyo yasaga nkaho ashaka kwikiza ibibazo ndetse akibagiza uwo mwana burundu, kuko yabonaga ngo nta kuntu azamwitaho, nta bushobozi afite, abona rwose n'icyo kurya atazabona hagikura. Gusa twavuga ko ari kubw'Imana uyu mwana ntabwo yigeze aruhama muri urwo ruzi, kuko icyo gihe ubwo yamaraga kumujugunya muri urwo ruzi akivuka, muri urwo ruzi hafi hari umuturanyi wari urimo ngo gukora imirimo isa n'iyo kuroba, ibyo twagereranya no kuroba isonzi. Hanyuma aza kubona uwo mwana wajugunwe aho ngaho muri urwo ruzi, aramurohora yihuta, maze aza gushaka uburyo yamusubiza umuryango we, yamusubiza nyina. N'uburakari bwinshi n'umujinya, amubwira ko nta mubyeyi wagombye gutinyuka gukora amabara nk'ayo ngayo. Umubyeyi wari warihebye kubera ubuzima bubi, kubera ko abona adashoboye kurera urubyaro, kubera ko abona umwana uje agiye kuza kubaho mu bibazo, aravuga ati ikiza ni uko rwose nta nifuza no kumubona atazakurira muri ubu buzima.
umubyeyi wari warihebye yaremeye apfa kubyakira, yemerera umwana, aramufata, atangira kumurera. n'umuryango wari utagira epfo na ruguru kuko isambu babagamo ari nayo bageragezaga gushyiramo ibihingwa bitandukanye nabyo bidafatika, ndetse uko bari bafite umuryango w'abana batari bake basaga n'abishwe n'ikibazo cyo kubura imirire myiza iganisha kuri bwaki. Mu by'ukuri ababyeyi be ntabwo bari barize, nanone ntabwo ababyeyi bari barize. Icyo bakoraga kwari uguca inshuro hirya no hino bagashaka icyatunga umuryango mugari, bagakomeza gushakisha hirya no hino. Uyu ni umwana utarigeze amenya icyitwa gukina n'abandi bana akiri muto cyangwa guhura n'urungano, kuko akiri muto igihe yaratangiye gusa kugenda, umwana yageze mu myaka 2, 3, 4, 5, ise yamwigishije uko bita ku bihingwa kugira ngo bikure neza. Aba ariko kaza mushinga aravuga ati uzajya ukora ibi, niba atangira kumwerekera. Ntabwo ari yitebye kuvuga ngo ni umwana muto, yabonaga ari umwana ugeze igihe cyo kuba yigishwa ibyo ngibyo kugira ngo azakomeze gufasha umuryango. Igihe yarageze mu gihe cy'ubugimbi, ise yamwigishije guhiga inyamaswa z'ishyamba kugira ngo akomeze kumufasha kubona ibyo kurya n'ibyo kwita ku muryango muri rusange. Mu bugimbi bwe ibyishimo yagize nk'uko nawe ubwe yabivuze igihe yari amaze gukura, ngo byari by'uko rimwe na rimwe yajyaga kwa nyirakuru akamucira imigani. Nibyo byishimo byonyine yabonye, kubera ko ikindi gihe yabaga ari mu mirimo itandukanye, imirimo yo gufasha mu rugo, kuko ibintu ntabwo byari byoroshye. Gusa nubwo yakuriye muri ubwo buzima bugoranye cyane, ni umugabo wize, yize amashuri abanza. Aho ikintu cya mbere cyamubabazaga ageze ku ishuri nuko bari baramwise izina, bamuhimbaga izina rya Didimu rikomoka ku kuba mama we akimubyara yaragerageje kumujugunyamo, bituma bamwitirira uwo mugezi. Gusa yagerageje kugaragaza ko atishimiye iryo zina, bigaragariza abayobozi ndetse n'abanyeshuri, bakajya bamuhamagara amazina ye bwite. Ariko aho ngaho ngo yarageze mu mashuri abanza mo hagati, akavuga ko byamubangamiraga cyane no kuba yarakuze atisanga muri sosiyete, adakina n'abandi bana cyane. Icyo gihe byaramugoraga, iyo babaga bashaka kumuserereza byaramubabazaga cyane. Yari umwana w'umuhanga uzi agaciro ko kwiga, kuko nabyo yabibonye bimugoye, ndavuga kujya mu ishuri. Akiri mu mashuri abanza yaje kugira ibyago bikomeye cyane, aza kubura papa w'umubyara. N'ubundi bwari ubuzima bwo kubaho bakora imirimo y'intica ntikize, biza kugera harabyakira nta kundi, aza gukomeza amashuri abanza, aza kuyarangiza. Yarangije afite amanota ya mbere, atitaye ku buryo yasererezwaga ko ahora mu twenda tumwe tudahinduka n'udukweto tumwe tudahinduka, ahubwo akemera ko ari bwo buzima arimo. Hanyuma abona amahirwe yo kujya kwiga amashuri yisumbuye mu ishuri rya Livingstonia. Iri shuri rya Livingstonia ni ishuri rifite amateka akomeye, ryashinzwe mu mwaka w'1894, ryitirirwa David Livingstone wavumbuye isoko y'umugezi wa Nile. Ni ikigo cyari gifite intego igira iti cyangwa ivuga ngo I will try, nzagerageza, I will try. Ni intego ngo yamufashije kwiyumva ko ubuzima bwose yaba arimo azakomeza kugerageza, kandi ko ibyo yifuza kugeraho bishoboka cyane ko azabigeraho. Yarahize, yiga segonderi, aza no kuharangiriza muri icyo kigo. Yarangije amashuri yisumbuye, ahita yifuza kuba mwarimu. Intego ngo yari afite, impamvu yahise yifuza kuba mwarimu ngo kwari kugira ngo ajye aganiriza abanyeshuri uburyo bagomba gutwaramo ubuzima bwabo, ngo bakabisanisha n'imibereho ndetse n'uburyo bagombye kwiyubakira ubuzima bwabo. Ariko icyo gihe ntabwo byamukundiye, kubera ko yari umwana utarageza ku myaka yo kwemererwa kuba mwarimu, kubera ko icyo gihe hari imyaka bafatiragaho bakavuga bati umuntu wagejeje imyaka nibwo aba yemerewe kuba umwarimu. Ushobora kumva ko yize akanarangiza ukagira ngo byari byoroshye.
buri munsi ngo yakoraga urugendo rw'ibirometero bijya kugera kuri 12 kugira ngo ajye ku ishuri narangiza aze gutaha mu rugo. Ubwo no kuvuga ngo kujya ku ishuri ni ibirometero 6 kugaruka n'ibindi 6 kandi akabikora buri munsi. Ntibimutere n'ikibazo kuko yari yarabimenyeye muri icyo gihe. Reka tuvuge ku cyemezo yahise afata igihe byari bidashoboka ko yaba mwarimu. Yagize icyifuzo abenshi bise nk'ubusazi no guta ubwenge kubera ko bari bazi umuryango yakuriyemo ukennye, umuryango ubayeho nabi. Abantu baravuze bati uriya mwana wize mu ishuri rikomeye kuriya no kubera iki yagize ibitekerezo bisa n'ibicuramye, ibitekerezo bigayitse nk'ibyo yagize muri icyo gihe. Umva igitekerezo yagize. Yasezeye mu rugo mu muryango ndetse n'abandi bose muri rusange aho bari batuye, ababwira ko agiye kwiga muri Amerika. Avuye he? Muri Malawi. Cyari igitekerezo gisa n'igisekeje, abenshi bamuha urw'amenyo. Ubundi arababwira ati ngewe nashakaga kubasezera, ubundi nkigira muri Amerika, ndashaka kujya gukomeza amashuri yanjye. Gusa akiga muri rya shuri rya Livingstonia, akirangiza yabonye buruse. Ariko mu kubona buruse nubwo yahise yifuza kuba mwarimu, yifuje kuba mwarimu kubera ko iyo buruse yabonye ni ya buruse igusaba ko nibura wowe wakwishakira itike yo kukugeza aho ngaho ugiye kwiga, ubundi bakakwishyurira amashuri, bakaguha n'amafaranga yo kugufasha, ariko itike ukaba ari wowe ubwawe wayishakiye. Icyo gihe rero nta tike yari afite. Yabonye bidashoboka, yifuza kuba mwarimu. Kuba mwarimu ntibyashoboka, baramubwira bati nta myaka ufite. Aravuga ati ariko ubundi ni ukubera iki bitashoboka ko nazajya muri Amerika mu bushobozi mfite bwo guhera kuri 0 kandi nkazagerayo. Mvuga ko byagenze. Akimara gusezera umuryango n'izindi nshuti z'umuryango baturanye, yahise afata ishoka yitwaza impamba yashoboraga kumufasha mu minsi mike mu nzira, ku cyane ko yagombaga gutangira kugenda n'amaguru. Yitwaza nanone ikarita y'isi kuko yari yarayize mu mashuri yisumbuye, ndetse yitwaza na Bibiliya ku rugendo. Bivuga ko yakoze urugendo rw'ibirometero birenga 800, birangira nyuze mu bihugu bitandukanye, aza kugera mu gihugu cya Uganda. Niho yaje kunyura. Aho ngaho yakomezaga kubaho ubuzima bubi bwo gushaka icyo gukora ahantu hose. No muri icyo gihe noneho cy'urugendo yari yarajyanye imyenda y'ishuri. Umwenda w'ishuri nta nubwo ari imyenda, umwenda w'ishuri yiganaga kuri Livingstonia. Niho yagendanye urwo rugendo rwose kuko ni umwenda muzima yari asigaranye. Akigera aho ngaho mu gihugu cya Uganda, yakomeje gushaka icyo gukora, akajya rimwe na rimwe akora imirimo ivunanye ariko kugira ngo abone icyo kurya n'udufaranga duke. Ibyo byose yabikoraga kugira ngo azashake uburyo bwose bwo ko yazagera ku cyambu cya Misiri. Uko yakomeje kwirwanirira, nyuma yaho yaje gukora urundi rugendo rw'ibirometero 2500. Uru ni urugendo rutoroshye, gukora urundi rugendo rw'ibirometero 2500. Yashakaga kugera i Khartoum icyo gihe. Akigera muri Sudani, yahise ashaka ahari ambasade ya Amerika muri icyo gihugu, maze abatekerereza urugendo rwe, abatekerereza ibyo yagiye ahura nabyo guhera akiri muri Malawi, agenda n'amaguru akanyura mu bindi bihugu bitandukanye, ariko azabona uko ajya kwiga muri Amerika kuri buruse yari yarahawe, ariko agomba kwishakira itike, birangira yibuze kubera ko icyo gihe ntabwo yarashoboye kubona iyo tike. Akimara gutekerereza abo ngabo muri ambasade ya Amerika, baramubonaga uwo mwana ku ntasa, bamubaza icyatumye agera aho ngaho n'urugendo yakoze. Birabatangaza cyane. Akimara kubabwira abo ngabo, bamaze kubyumva, babyumvise vuba cyane, baza kumufasha kumuhuza n'abari baramwemereye buruse. Icyo gihe ambasade yamufashije kubona ibyangombwa, ndetse bamuhaye buruse, bamwemerera abamuhaye buruse, abari baramuhaye iyo buruse bamwemereye kumufasha buri kimwe, bumvise imvune yagize mu rugendo rwe kugira ngo azajye gukomeza amashuri ye. Guhera icyo gihe nibwo yaratangiye kubona isura ya nyayo yo kujya mu gihugu cy'inzozi ze, aho yahuze yifuza kugera, abenshi batekereza ko ari ugutekereza ibisa nk'ubusazi, ajya muri Amerika.
yagiye kwiga muri kaminuza ya Washington ndetse nyuma aza gukomereza muri kaminuza yo mu Bwongereza, naho hose yakomezaga kujya kwiga. Urwo rugendo yakoze rero rw'ibirometero, urwa mbere yarukoze rw'ibirometero 800, rwa kabiri akora urugendo rw'ibirometero 2500. Ntago ari urugendo yakoraga umunsi umwe, yabikoze mu gihe kingana n'imyaka 2, agakora ibyo ngibyo akihangana, akagenda n'amaguru, akananirwa, akaruhuka mu nzira, kubera ko wibuke akiri muto yarerigishijwe guhiga inyamaswa, ubwo akagira uko yiranja, akashaka n'uburyo yakotsa akanyama karya. Muri urwo rugendo akagera ahantu agashaka imirimo yo gukora kugira ngo akomeze kubona udufaranga nanone two kumufasha, gutyo gutyo buhoro buhoro biza kurangira gutyo. Ahantu hose yagiye anyura, inzira zose yanyuzemo, intwari ikomeye yari afite yari nzagerageza, I will try. Wibuke yabikuye ku kigo cy'amashuri yisumbuye yizeho, cyari gifite iyi ntego ya I will try. Yaje no kwandika igitabo kivuga ku buzima bwe, akita I will try. Umwana wageze ku nzozi ze, inzozi yahoraga yifuza, agenda yambaye mu nzira umwambaro w'ishuri kuko ari wo mwiza yagiraga mu rugendo rutandukanye yagiye akora, kugeza ubwo ageze ahantu abantu bakavuga bati ibi bishoboka bite? Bishoboka bite ko umuntu yakora urugendo rungana gutya kugira ngo akunde azabone uburyo yazajya kwiga kuri buruse yahawe ariko akabura tike? Icyo gihe rwose nibwo babashe kumufasha, aza kugera muri iyo kaminuza, aza gukomeza amashuri. Rero n'umwana w'umuhanga mu buryo bukomeye cyane. Yahisemo gutangira kwandika ibitabo, by'umwihariko ibitabo bishingiye ku nkuru ye bwite y'ubuzima bwe. Gusa ntabwo icyo gitabo tuvuze haruguru yanditse cyitwa I will try aricyo gitabo yanditse cyangwa yasohoye, kuko yasohoye n'ibindi bitabo byinshi nyuma yaho. Akenshi inkuru zari zikubiyemo zari inkuru zivuga ku buzima bukomeye cyane abantu babaho, ariko iyo uharaniye mu kuzahamya intego zawe, intego ushaka kuzageraho, icyo gihe ngo birakunda ukabigera mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu buryo bugoranye, nta bufasha ufite mu gihugu cyawe, mubayeho ubuzima bubi, mutanahabwa n'ubufasha bwo kubona n'icyo kurya, ariko ukabasha wowe kwirwanirira kugira ngo uzabigereho, mu nzira z'inzitane, ukanyira inzira z'ishyamba kugira ngo uzabigereho. Hari ibitabo byinshi yanditse byatumye uwari perezida w'igihugu yakomokagamo cya Malawi avuga ko atazigera yemerera uwo mwana gusubira muri icyo gihugu. Yamwitaga umwana w'umurwanyi w'ubuzima, avuga ko atazamwemerera kongera kugaruka mu gihugu hato atazanakora ibyamuhirika ku butegetsi. Ibaze nawe umuntu wandika igitabo, uwo muntu wandika ibitabo agatera ubwoba umuyobozi w'igihugu, ndavuga perezida. Ni gutyo urugendo rwe rwagenze, rwari urugendo rwo kuzishakira inzira zose zishoboka akagera ku ntego yashakaga kugeraho. Yarahageze, hanyuma aza no gukundwa cyane, ibitabo bye biza kugurishwa ku rwego ruri hejuru cyane. Gusa icyo gihe ngo yarangije umuryango we usa nkaho usigayemo abantu bake, ariko arabafasha, ubufasha arababwira ati dore icyo nashakaga kubereka ni iki ngiki nakigezeho, nubwo byari bigoye cyane, nubwo mwari mwarihebye muzi ko naguye mu mayira nagiye nyuramo, nubwo nagiye muvuga ngo ngende ubwo ngubwo muranyibagiwe, ariko dore umusaruro n'uyu nguyu. N'umugabo witabye Imana mu mwaka wa 2012 ubwo yari afite imyaka 71 y'amavuko. I will try yari yo ntego kuri buri kimwe yakoraga, yumva ko azagerageza. Reka noneho tuganire, wowe nshuti, wowe urimo kunyumva aka kanya. Mu by'ukuri isi iyi ngiyi ntabwo ari inkuru mpimbano, kuko nigiye ku rubuga rwitwa aristron.com usangaho inkuru y'uyu mugabo wabayeho gutya. Ujya kuri urwo rubuga ukandikamo izina ry'uyu mugabo, bakwereka inkuru y'uyu mugabo rwose n'ibitabika, no kuri Wikipedia barabikwereka. None nubwo ubuzima bwaguhindutse cyangwa ukaba ubayeho uko utabishaka, ni ukubera iki utemera kuba uwuriwe ngo urwanirire ahubwo uwo ushaka kuba we? Hari ukwemera kuba uwuriwe ahubwo ukarwanirira uwo ushaka kuba we. Ureke kwigira undi muntu utari we kugira ngo ukunde ugaragare neza muri rubanda.
ni ukubera iki ubayeho nk'abambone bamvuge neza, abambona bansingize bavuge ngo doruriya wumve bakuvuga neza gusa. Utekereza ko ari byo bizatuma ugera ku byo ushaka kugeraho? Oya, wowe uri wowe kandi ubayeho nkawe, ubayeho ukwawe wo ku giti cyawe. Nabo wita ko bitaye ku byawe, nabo ubwabo nta nubwo urebye bitaye ku iterambere ryawe, bitaye kugora bakuvuga gusa ariko ntibitaye ku iterambere ryawe. Wowe nukomeza kubaho gutyo nta kintu bizigera bikugezaho. Ahubwo dore icyo ukwiriye kubukora, iga kubaho muri situwasiyo iyo ari yo yose, iga kubaho mu buzima ubwo ari bwo bwose waba urimo, hanyuma umenye uko wiyakira muri ubwo buzima urimo ndetse n'uko wirwanirira kugira ngo uzayivemo niba ari mbi cyangwa uyigumemo niba ari nziza uzayikomerezemo ikomeze kuguha ibyiza. Witinya gukora ikizatuma ubona icyo kurya ngo none se ngo ubu ngo bari buze kumbona, ngo bari buze kumbona gute, ngese ko ngo ubu ngubu narangije amashuri nkaba wenda ntarabonye akazi, ngo wambona ndimo gutoba nk'ibyondo, ngo nubaka cyangwa ndimo gukora iyindi mirimo isa n'ivunanye, ngo uzambona azi ko nize aya mashuri runaka azambona gute? None se nukubera iki ukomeje kwifuza ko abantu uko bakubona ari byo bigushimisha? Kubera iki uri kwanga kwirwanirira ukabaho ubuzima bwo kugira ngo abantu ntibakubone nabi? Iyo ni indwara ikomeye cyane ugomba kwivura hakiri kare, ugakura mu maboko mu mufuka, ugakora ikishoboka cyose kugira ngo wowe uziteze imbere mu nzira zose waba urimo. Niba ubuzima bwaraguhindutse, iga noneho kubaho mu buzima urimo kuri uyu munsi kandi wige kwiteza imbere muri ubwo buzima. Reka uyu munsi nkwifurize kuza kumenya neza icyo bita kwiyakira, icyo biganishaho. Iyo umenye kwiyakira, iyo umenye kwakira situwasiyo yose urimo n'ubuzima urimo, ukamenya kubisanisha n'icyagombye kuba kirimo gutuma noneho witeza imbere, ibyo ngibyo nibyo bizagufasha. Iyo ngiyo niyo iturufu ya nyayo mu rugendo rwawe rw'ubuzima, kuko ushobora kuzabyubakiraho ukazagira no ku bindi byiza cyane wowe utatekerezaga kuzageraho, kubera ko uyu munsi wagombye kuburekura cyane uko abandi bakubona. Ntubeho nk'abambone bamfate gutya, banyishimire, bambone neza, kuko ibyo ngibyo nta kintu bizigera bikugezaho. Reka noneho ngushimire wowe twabanye mu kiganiro Cafe Energy, nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Ngewe urimo kukubwira ibi mu kiganiro Cafe Energy nitwa Olivier Nkurunziza. Ndagushimiye cyane wowe twabanye kuri uyu munsi. Ibihe byiza. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ingaruka munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera saa 12:30 kugeza saa 1 za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8, radio y'icyitegererezo. Cafe Energy.